ariko hari ibintu bitatu nshaka kubabwira Imana igaragariramo. Ntuze gusenga umeze nk'utera waraza. Imana igaragarira mu bihe bitatu bikomeye, ikagaragara ukayibona. Igihe cya mbere ni igihe cyitwa kwera no gukiranuka kwayo. Niyo mpamvu yavuze ngo nkunda bankunda bashakana umwete bazambona. Ijambo rya kabiri iravuga ngo iyo Mana kwera kwayo kuzerekanirwa mu bantu bayegera. Iyo tuvuze gutyo abantu bagira ngo harimo ibihano, ariko ntibisobanuye ko umuntu yezwa kuko yahanwe, ahubwo kuko unashaka ubusabane n'Imana ushobora kwezwa. Imana idufashe. Kwera kwayo kuzerekanirwa ku bayegera. Aho harimo n'ijambo rivuze ngo iyo uri mu kwera wegereye Imana hakagira ibishaka kukwisunikiraho ngo bikwanduze, wa muririmbyi niko yavuze ngo mu gihe hagize ikintu cyaza kikantesha inzira yawe cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo rwanjye nifitiye, Imana izi. Ariko Mana we aravuga ngo icyo gihe rero utagombereye intabaza, utagombereye abandi bantu, uzaze uce. Ndagira ngo utangarize ko impamvu uri hano hari imigozi ukeneye ko ijuru rica. Biravuze ngo rero iyo turi mu bihe byo kwera no kwezwa, Imana ica imigozi twabisabye tutanabisabye, kuko ubucuti bwacu budukonekita n'ijuru. Imana igakora ibyo dutekereza n'ibyo tudatekereza, ibyo twasabye n'ibyo tutasabye. Imana idufashe. Imana rero igihe cya mbere igaragariramo ni igihe cyo kwezwa. Umuntu ubwira Imana ngo ndashaka ubucuti bwanjye nawe. Haleluya. Uzareba abantu bose bagize umutima wo kwezwa, Imana yaragaragaye. Ndabaha urugero. Dawidi amaze kumenya yuko ari umunyabyaha, byaramuyobeye, aravuga ati se bumbigirene ko Imana inahuye. Umuhanuzi w'umunyabwenge, aho niho mbonera kubwira n'abantu bahanura ngo mujye mushyiramo n'akantu k'ubwenge. Umuhanuzi w'umunyabwenge witwa Natani yaramubwiye ati rega, muri iki gihugu cyawe harimo umugabo w'umukire ufite ibintu byinshi, ufite intama nyinshi, ariko ejo bundi aherutse gusurwa n'abashyitsi. Abashyitsi bamuzengereje, abonye abashyitsi bamuguye hejuru, aho kugira ngo afate mu matungo ye abagemo kamwe, afata agatama k'umukene kamurara no mu gituza kamwe rukumbi yigiriraga kamunezezaga, akagaburira abashyitsi be. Dawidi ati uwo muntu akaba iwanjye, akaba mu gihugu cyanjye, uwo ntakabeho, agomba gupfa. Akibivuga Natani aramubwira ati mwami nyagasani reka ni wowe. Undi ati gute? Ati none se niwagize abashyitsi bitwa irari ryawe rikakuzonga, ukirengagiza ko abagore bose bo mu gihugu ari ab'umwami, ugafata umugore umwe rukumbi wararaga mu gituza cya Uriya ukamugaburira irari ryawe. Dawidi ati we Imana imbabarire. Yari yamaze kumubona yahonze. Buriya uhanuriye umuntu ukomeye, umaze kubona ko yamaze kumva icyo uvuga, ushatse wamubwira n'ibindi kandi ugakoresha ubutware bw'ijuru, ntacyo yagutwara, kuko ijuru riba ryamaze kumugwaho ubushobozi. Icyo kintu mucyumve cyane. Abantu basenga mujye mugira ubwenge, mumenye n'igihe cyo kuvugiramo n'igihe cyo gusengeramo. Amaze kubona ahonze aramubwira ati rero hitamo ibintu bitatu. Icyambere ni urupfu, ni mugiga, ni ibyorezo. Aramuhitishamo. Dawidi ati reka ibyo byose sinabihitamo, nta kiza kirimo, nzajya kugwa imbere y'Imana, nzajya kugwa imbere y'Imana. Ngo ahita agenda ajya imbere y'Imana, arayibwira ati mu byaha niho mama yambyariye, reka mbaze nkwibwire icyo bita. Nababwiye ngo igihe cya mbere Imana ibonekeramo ni igihe cyo kwezwa. Arabanza arayibwira ati ndabizi kuko nakoze icyaha kibabaje, ariko reka nkwisobanurire nkwibwire. Ubundi ndagira ngo dusengane wibwire Imana, ntiwibeshye. Dusengane wibwire Imana. Nidushaka kuvugira, nidushaka kubuzamukana, ngo rega hari n'abantu bajya ngo ngiye ngo mfite ngo umuntu ngo ujye usengera ngo akampeka. Kandi birimo ngo umwenda wari ukingirije hera watabutsemo kabiri ngo buri wese yinjirire. Nshobora kugutera inkunga y'isengesho, ariko uruhare rwawe rutaziguye ni rwo nyambere.
ntabwo nkubwiye ngo ugende nkanjye, genda uko imbaraga zawe zingana. Arangije aravuga ati reka mbaze mwibwire. Arayibwira ati njyewe mvuka mwa Yesaya, umuntu witwa nyogokuruza wanjye cyangwa se igisekuru cyanjye gikomoka ku ndaya yitwa Rahabu. Arayibwira ati none Uwiteka, ndamutse nasambanye nakora iki? Muri twe iwacu, indani iwacu harimo karande yo gusambana, harimo karande y'uburaya. Ntunyice, ntubimpore, kubera ko bifite aho bituruka. Aho ngaho ni kukubwira ijambo rivuga ngo wirusha abantu b'Imana. Ni wowe ufite umwanya wo gusubira ukiruka igisekuru cyawe, ukibuka inkomoko yawe, bikamutera kwidekonekita, gucagagura iyo migozi ukoresheje isengesho. Urashaka ngo njyewe ngo banze mbyerekwe ninza ntari kwerekwa se? Ninza ntari mu mwuka wo kwerekwa? Wewe wafashe umwanya mu mwanya wo gusenga ukibuka amateka yaho uvuka, ukibuka ko havukamo abayesikoro, ko havukamo abajura, havukamo indaya, havukamo abantu bagira umujinya, harimo n'abantu bicana. None ntubizi se? Usa ni hari abantu bari hano kandi usanga mu miryango yabo haravutsemo umuntu ugasanga akoze ubutera hamwe. None si uwo mwuka wagize ngo nsi mubi utawuciye ejo ukasanga uwo mubana arakwishe, umwana wawe arakwishe? Uwo mwuka ugomba kuca. Cyangwa ugasanga hari abantu bagira umujinya bakarwana bagakura abandi amenyo. Ibidayimoni nk'ibyo ugomba kwitekereza ko bati wa mwuka we ntacyo mfana nawe, ariko narakumenye urasirikira mu muryango wacu, ntuzaboneke mu maraso yanjye, ntuzaboneke mu bankomokaho, ntuzaboneke. Dawidi ati njyewe reka mwibwire, iwacu ni mu gisekuru gisambana. Nasambanye nakora iki? Yumva akanyamuneza k'ijuru. Buriya wasenze neza ijuru urarihamya ukabyumva, urarihamya uhita ubyumva, rirakwegera. Haravuga ati icyambere mu byaha niho mama yambyariye. Ati none rero ngiye gusaba ibintu bitatu. Imana yari imaze kumubwira, amaze kumva ayifatishije, yahise avuga ati noneho rero nusanga ibyaha nakoze bisumba imbabazi ugira, unyice. Imana iramubwira ati se ibyaha byawe ko bizwi n'igihugu cyawe ubundi byarenze iki gihugu, ariko imbabazi zanjye zikwiriye isi yose. Nimushimire Imana ko ifite imbabazi zuzuye isi yose. Arangije Imana iramubwira ngo nkwemereye imbabazi zihoraho, atari wowe gusa n'abazagukomokaho. Imaze kumubwira ayo magambo, Dawidi arabate hoya ntaga ibyo ntibihagije. Iyo wahamisha Imana, iyo wayifatishije, uboneraho no kuyibwira n'ibindi biremereye. Arabwira ati icyambere guhera none undeme mu mutima we hazasubira, unkure mu mutima ukomeye nk'ibuye. Icya kabiri arabwira ati kandi urambabarire ntunekure yo mu maso hawe. Biri muri Zaburi. Urambabarire ntunekure yo mu maso hawe, ukomeze ujye undebera hafi, ujye uncungira hafi, kugira ngo ntazajya abapanekote batandeba, abadiyakoni n'abamwarimu n'abapasitoro n'ababishopu batandora, nkabikora nkabisubiramo. Ntunekure yo mu maso hawe, ijisho ryawe rikomeze ringendeho. Gatatu, ntunkure mu mwuka wawe wera. Imana iti ibyo byose ndabikwemereye. Aravuga ati sawa rero. Ihita imubwira ngo igihe kimwe narahiye kwera kwawe sinzabeshya Dawidi. Kubera iki? Yamaze kwiyunga nayo kugeza ku rwego ivuga ngo namaze kubona umuntu ufite umutima umeze nk'uko ashaka. Ni Dawidi mwene Yesaya. Si uko adakora ibyaha, ahubwo azi kwinyuramo, akisubiramo, akiganiriza, akaganira n'ubugingo bwe, akaganira n'umutima we, akaganira n'ibyaha bye, akaganira n'intambara ze n'ibimutsinda. Akavuga ati warariwe urantsinda, ariko ugenge ntabwo uzongera. Wa magambo we urantsinda, igihe nayakuvugiye bivuyemo, kongera kuyavuga mbivuyeho. Wa bugome we, wa mushinya we, wa bwibone we, wa busambanyi we, akabivuga, akaganira n'ibyaha bye. Ngiye kuguha umwanya kugira ngo uganire n'ibintu bituma udashyikira ubwiza bw'Imana. Stop alasi sovai henesta sofaige. Uburyo bwa kabiri rero Imana ibonekamo ni uburyo bwitwa icyubahiro cyayo. Imana ibonekera mu cyubahiro cyayo. Umva uko ijambo rivuga, riravuga ngo
icyubahisha Uwiteka ni uko akinga ibintu. Ubu uri hano kubera ko hari ibintu yakingiranye ku buzima bwawe. Abanyumvise nimuvuge ngo nibyo. Ajya bikinga ukagerageza bakarakara bikanga, ariko agakaru nkavuge murahari se? Abanyitaba muvuge ngo amen. Arabikinga agakinga da. Rero ibintu byose ubu ngewe uko nambaye ni imyambaro shimira Imana ko yampaye, ntabwo ari icyubahiro cy'Imana, ni icyubahiro kuri nge uko nambaye, ariko nishimwe ku Mana ko yanyambitse. Noneho hari ibintu biri mu cyubahiro, ibiri mu cyubahiro cy'Uwiteka ni ibyo tutari twabona. Urabyumvise cyane? Ibintu tutari twagira gute twabona, ibintu utarabona. Ubu niba uri hano uri umukobwa ukaba utarashaka, umugabo wawe si uko Imana yabuze abagabo mu Rwanda no hanze yarwo, ahubwo umugabo wawe ari mu cyubahiro cy'Imana. Niba uri hano utarabyara, ntabwo ari ku Mana abana bashize, ahubwo abana bawe bari mu cyubahiro cy'Imana. Uri hano utagira inzu ubamo, ntabwo amazu yashize ku Mana, ahubwo inzu yawe iri mu cyubahiro cy'Imana. Uri hano hari ibibazo, ntabwo ukora, ntabwo ucuruza, ntabwo bigukundira. Kubera iki? Kubera ko imikorere yawe nubwo utayifite ariko irahari, iri mu cyubahiro cy'Imana. Noneho ugasanga hari ibintu udafite, ariko nushyira mu bwenge urasanga Imana itarabibuze, ariko usange ntabyo ufite. Aho wibaza se ngewe Imana yabimpora iki? Ntacyo. Ahubwo ibyo bintu udafite biri mu cyubahiro cy'Imana. Kuko biri mu cyubahiro cy'Imana rero hari igituma bigomba kuva mu cyubahiro cy'Imana bikakugeraho. Ni isengesho ritereka ijuru, ukajya ubwira ati Uwiteka, nubwo ntafite abana ariko abana banjye bari mu cyubahiro cyawe, ntabwo bagushiranye. Nubwo ntafite amafaranga, ndabizi ko uri Imana itunze amafaranga, ndabizi ko uri Imana itunze ibinini, ndabizi ko uri Imana itunze. Niba ukaba urwaye ukavuga ati Imana, nubwo umubiri wanjye atari muzima, ariko ndabizi ko umubiri wanjye muzima uri mu cyubahiro cyawe. Icyo gihe uba uri kuyibwira ngo iki? Ubishatse wabikura mu cyubahiro cyawe ukabimpa kugira ngo bihinduke ishimwe kuri wowe, nanjye sigara mfite icyubahiro cy'uko nagendanye nawe. Kuko hari ijambo ribyuzuza rivuga ngo ingororano y'abubaha Imana ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Harimo ijambo rero rivuze ngo iyo Imana uyisenze neza muri uko gusenga kwawe, urimo uyibwira uti rata, nubwo ntafite inzu nkaba no gukodesha nayo ubukode nayabuze, ariko inzu yanjye iri mu cyubahiro cyawe. Ndabona nta mahoro mfite muri ubu buzima, ndakora bikanga, mfite ibitambara, ariko amahoro yanjye ari mu cyubahiro cyawe, agaciro kanjye kari mu cyubahiro cyawe, urugendo rwanjye ruri mu cyubahiro cyawe, iterambere ryanjye riri mu cyubahiro cyawe. Ukayivuga ukajya uyibwira uti ntabwo byagushiranye, ndakwizeye, urashoboye, ntabwo byakunaniye, biri mu cyubahiro. Hahandi bavuga ngo haleluya. Hahandi bavuga rero ngo icyubahisha Uwiteka ngo nuko akinga ibintu. Icyo gihe iyo umukozeho, kuko nyine aba yabikingiranye hano mu biganza ameze gutyo, uko umukubita isengesho rikamuryohera, ryamera kumera nk'umubavu mwiza, ijuru rikanezerwa, Imana ikanezerwa. Rimuvuga ngo Imana ijya inezerwa. Yanezerwa rero igahita irekura, igahita igira gute? Igahita irekura, ikarekura. Yarekura rero bya bindi byari biri mu cyubahiro cyayo bikamanuka bigahinduka icyubahiro kuri wowe, ariko kuri yo bigahinduka ishimwe. Kayo ati ndashimira Imana ko yampaye inzu. Urumva uri kuyiryamamo nyine ni agaciro. Kuri wowe ni icyubahiro, abantu barakubahira ko utuye iwawe, ariko ku Mana ni ishimwe uyishimira. Haleluya. Ubwo ni uburyo bwa kabiri Imana igaragara. Mu buryo bwa gatatu Imana igaragara mu kuvuga amashimwe y'ibyo yakoze.
kavuga ngo Mana shingiye ku byo wakoze n'ibindi uzabikora, ushingiye ku byo wankoreye n'ibindi uzabikora, aho wandengeje n'ahandi uzahandenza, urugamba wandwaniriye n'urundi uzarurwana, uwakuyeho imyambi ya mbere azakuraho n'iyi ngiyi, uwarwanya intambara ya mbere azarwana n'iyi ngiyi, uwagendanye nanjye azongera agendane nanjye. Oh haleluya! bivuze ngo ni ugufata ibyo yakoze ukabitindisha ikiraro cy'ibindi igiye gukora, ukakiyibwira ngo ndi kumwe nawe sinzamwara. Nibutse ko n'ubundi wangaburiye ntarya, ndi kumwe nawe sinzamwara, barangambaniye urantabara. Abanyumvishe nimutera haleluya. Watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro, uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso, uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso, watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro. Ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze, dore umukiza araje, nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu,